yitwa Jose Chameleon, ni umuhanzi rurangiranwa mu njyana zitandukanye harimo Afrobeat, reggae ndetse n'izindi. Yavukiye mu gihugu cya Uganda mu murwa mukuru Kampala hari ku itariki ya 30 Mata mu mwaka w'1979. Abenshi dukunda kwibaza kubera iki izina rye ritangizwa na Dogiteri. Abazi amateka yo mu muziki murabyibuka neza mu 2014 uyu muhanzi yafashe amazina ye yongeraho icyubahiro ka Dogiteri. Uku kwitazira aka kazina ka Dogiteri ngo yabikoze ashaka kugaragaza uruhare yagize mu ruhare rwa muzika by'umwihariko mu gihugu cya Uganda, aho yashaka kugaragaza ko nta numwe urabigeraho, bikatuma abantu bose ashaka kubagaragariza ko ariko gahigo yaciye. Wari uzi ko Jose Chameleon ari we muhanzi wenyine mu burasirazuba bwa Afurika wujuje stade y'ibihumbi 40? Mu mwaka w'2006 Jose Chameleon yasize abafana be mu gihirahiro ubwo yari ari mu kabyiniro kitwa Mumba Night Club. Ubundi aburi minota mike ngo bamwakire kuri stage aburirwa irengero. Ibyo kimwe n'ibindi bidasanzwe iki kimenye bose ku isi Jose Chameleon yagiye akora mu bihe bitandukanye nibyo tugiye kugenda turebera hamwe muri iki kiganiro. Ndagushimiye kandi ngo ayikaze wowe tubana mu biganiro n'amakuru atandukanye ya Bida ni Drill tugutegurira kandi tukugezaho umunsi ku wundi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tujye kurebera hamwe ubuzima bw'umuhanzi w'ikimenya bose ku isi Jose Chameleon. Ni umuhanzi rurangiranwa w'injyana ya Afrobeat, reggae n'izindi zitandukanye. Yavukiye mu gihugu cya Uganda mu murwa mukuru Kampala, avuka ku itariki 30 Mata 1979. Umubyara yitwa Mayanja Gerard ndetse na nyina witwa Prosi Mayanja, akaba ari umugore wa kabiri wa papa we. Amashuri yize kuri Nakasero Primary School, amashuri abanza akomereza muri Kawemba Secondary School, aho yize icyiciro cya mbere cy'ayisumbuye, aho binavuga ko yasoreje icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Amazina ye bwite yitwa Joseph Mayanja. Uyu yatangiye kuririmba mu mwaka w'1996. Atangira urugendo rwa muzika yakoraga akazi k'ubu DJ cyangwa se kuvanga imiziki mu kabyiniro kitwa Maison Night Club mu mujyi wa Kampala. Nyuma yo gukora ako kazi ko kuvanga imiziki mu kabyiniro yakoze igihe kirekire, yaje kugirana amasezerano n'inzu icuruza umuziki y'abanyakenya yitwa Ugupa DJs, aho ni nawe yakoreye indirimbo ye ya mbere yise Bagel. Yakoranye n'umuhanzi w'umunyakenya witwa Letson. Uyu muziki w'uyu muhanzi Jose Chameleon kugizwe n'urusobe rw'injyana gakondo yaba iz'Abagande n'injyana zizwi mu bihugu bya Afurika ho hagati nka rumba, zuke, reggae n'izindi. Uyu muhanzi nk'uko twabibonye ko yatangiye umuziki hagati y'1996. Ntabwo byatinze kuko mu mwaka w'2000 yasohoye alubumu ye ya mbere ahita Bagel. Niba warakunze cyangwa se ukinakunda uyu muhanzi kugeza amagingo aya, reka twongere twibukiranye ibihe byamuranze. Unyibutse indirimbo ze zagiye zikundwa cyane, akenshi zagiye zinitirirwa alubumu yagiye asohora. Reka duhere kuri Bagel, ari nayo alubumu ya mbere yabimburiye izindi ndetse ikamubera akabando mu rugendo rwa muzika. Mu mwaka w'2001 Mayanja Joseph cyangwa se Jose Chameleon yakoze indirimbo yakunzwe cyane ikundwa na benshi ayita Mamma Mia. Indirimbo yaje kwitirirwa alubumu ya kabiri y'uwo mwaka mu mwaka w'2001. Ntabwo byatinze cyane, mu mwaka w'2002 yaje gusohora indi alubumu iriho indirimbo zitandukanye ndetse anayitirira Njoo Karibu, murayibuka. Uko bitatinze mu mwaka w'2003 yakoze indi alubumu ayita The Golden Voice. Iyi alubumu nayo iriho indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa. Mu mwaka w'2004 yakoze indi alubumu anayitirira indirimbo ya Mambo Brother yakoze muri uwo mwaka. Mu mwaka w'2005 yakoze yitwa Kipepeo, yanakunzwe n'abatari bakeya, binakomeza kumugira ikirangirire mu muziki, bityo intego yo kwamamara itangira ubwo. Iki kirangirire mu muziki by'umwihariko mu gihugu cya Uganda ndetse no muri East Africa muri rusange. Uko yakomezaga gukora indirimbo zitandukanye zakomezaga kugenda zikundwa n'abatari bake, bityo ntacike intege. Uko yarushagaho gukora indirimbo zitandukanye byagendaga bimutera imbaraga zo gukora cyane, bityo arushaho gusohora alubumu nyinshi abikirangirire mu muziki. Mu mwaka w'2006 Mayanja Joseph yakomeje gusinga imizi mu bikorwa bya muzika, ashyira hanze indi alubumu yitwa Shida za Dunia.
yewe nanone ntabwo byatinze kuko mu mwaka wa 2007 nabwo yakoze indi ndirimbo indirimbo zitandukanye harimo isibyo ndibyo n'izindi. Iby'umuziki wa Chameleon byakomeje gutera imbere, aramamara, akora ibitaramo, mbese atanga ibyishimo mu bantu. Mu mpera z'umwaka wa 2008 uyu muhanzi yakomeje kwamamara cyane, amenyekana hose, ari nako yakomeje gushyira imbaraga mu muziki. Mu mpera z'umwaka wa 2008 ntago azawibagirwa pe. Uyu mugabo yagize impanuka ikomeye cyane, yewe ajya no mu bitaro. Yagize impanuka ikomeye cyane ndetse yewe ajya no mu bitaro. Nyuma y'iminsi itari mike abaganga bamutegetse kujya yifashisha akagare k'abamugaye mu kugenda. Ibaze nawe abaye icyamamare akoze impanuka. Byaratinze nubwo bitatinze cyane, mu mwaka wa 2009 uyu mugabo yatangiye gutora agatege ndetse yewe anakomeza gushyira imbaraga mu muziki, dore ko ari nabwo yashyize alubumu hanze yitwa Abayuda, dore ari nayo yasohotse indirimbo yakunzwe cyane yitwa Abayuda. Yakomeje gukomeza yihuza, ari nako akomeza kugenda atora agatege gake gake. Mu mwaka wa 2010 asohora indi yitwa Famille. Mu 2012 asohora Varovaro, naho 2013 asohora Badirisha. Urugendo rwe rwa muzika rwakomeje gufata indi ntera. Mu mwaka wa 2012 asohora yitwa Varovaro, ndetse 2014 asohora Tubonge, yakunzwe cyane n'abatari bake. Joseph Mayanja niko yitwa. Ikindi kigaragaza ko uyu Joseph Mayanja cyangwa se Dr. Jose Chameleon ari ishyiga ry'umuziki mu gihugu cya Uganda, nuko yigeze gutorerwa kuyobora inzu icuruza umuziki ya Leon Island, ikorerwamo n'abandi bahanzi batandukanye binageganyizwa muri Afurika y'Iburasirazuba, harimo nka Moses Radio aka 47 uherutse kwitaba Imana, King Saha, Papi Sibi ndetse na Paraso n'abandi batandukanye. Abo bahanzi batandukanye kenshi bavuga ari kijyana mu ruhando rwa muzika, bose bayobowe n'uyu Jose Chameleon. Muri iyo nzu yatunganyirizwagamo umuziki. Ibi biraza kutwumvikanisha neza urwego yari amaze kugeraho muri icyo gihe. Ibi byose tumaze kurebera hamwe biranakomeza bishimangirwa na gihamya ikomeye yagiye igaragara mu mwaka wa 2014 hari mu imurika rya alubumu ye yise Tuboge, ubwo yateranyirizaga hamwe imbaga y'abantu basaga 40,000 kuri stade ya Rugogo Cricket Overlay Stadium i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda. Akagahibona ko niwe muhanzi wa mbere wari uwo mu burasirazuba ukagezeho bwa mbere, bityo akomeza kubikirangirira ari nako akomeza kwandika amateka. Ni byinshi yakoze. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Rebecca akaba yarahimbawe cyane, akisanga yavuga ko Mayanja Jose amushinze ubukerarugendo bw'ubwami bwa Busoga buzwi cyane mu bwami bwa Uganda. Icyo gihe yabivuze mu gitaramo cyo kumurika alubumu yitwa Tubonge mu mwaka wa 2014. Ese Jose Chameleon yari umaze kuba icyamamare muri uyu myaka, amaze kuba ikimenya bose, afite umuryango. Byagenze bite? Yashakanye nande? Jose Chameleon yashakanye na Daniela, umukobwa mwiza cyane wasaga neza. Ni umukobwa w'umubyeyi w'icyubahiro ukomoka mu bakristo bakomeye. Bahuye bwa mbere mu mwaka wa 2003 barakundana, ndetse ku itariki ya 7 Kamena mu mwaka wa 2008 mu birori byabereye muri Brenda Catholic Church muri Nakawas Division mu gihugu cya Uganda barashyingirwa. Ubukwe bwabo bwari bwiza cyane, dore ko abari bahari bavuga ko bwari ubw'ikinyejana. Nyuma y'ubukwe bw'igitangaza bwakozwe na Jose Chameleon ndetse n'umugore we Daniela, babayeho mu buzima bwiza, bararyoshya, yewe baratunga, baranatunganirwa. Nyuma baza no kwibaruka abana 5, barabarira barakura. Ntabwo iby'urushako rwabo byagenze neza, oya birababaje. Mu mwaka wa 2019 uyu Daniela Mayanja yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'abana be bose. Ibi bikaba byaratewe n'umubano wabo utari umeze neza, ndavuga hagati y'umugabo Chameleon n'umugore we Daniela. Jose Chameleon ubwo yabazwaga ibibazo biri kuri uyu muryango wabo ndetse byateye umugore we Daniela kugenda, yasubije ko ahanini ari impamvu z'akazi, bityo ko ushobora kumara igihe kinini utabonera umwanya umuryango akaba ariyo ntandaro, ariko yizeye ko urukundo rwabo ngo ruzatsinda. Ni amagambo we yivugiye bw'icyo gihe mu mwaka wa 2019. Reka twihute cyane tugera mu mwaka wa 2022. Uyu Daniela washakanye na Jose Chameleon yitabaje inkiko asaba gatanya, avuga ko uyu Jose Chameleon yamukoreraga ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuva mu mwaka wa 2013
nubwo Jose Chameleon yatangaje ko adashaka gutandukana nawe, nyuma yaje gutangaza ko yemeye ko batandukana, anasobanura neza ko adashaka kumubaza kurushaho. Jose Chameleon yatangaje ko impamvu yemeye ko batandukana nuko atifuza kongera kumubabaza, ahubwo we ashyize mu bikorwa ibyifuzo bya Daniela. Nyuma yo gutandukanya n'iki kirangije mu muziki Jose Chameleon, umugore we Daniela ati mumayanja yahisemo gutangira ubuzima bushya mu gihugu cya Amerika guhera mu 2018. Muri mwaka wa 2018 ni nawe yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'abana babo 5. Ahangaha yashatse ubuhungiro kubera ihohoterwa ryo mu rugo yakorewe mu myaka 16 yari amaze mu mubano n'umuhanzi Jose Chameleon. Yakomeje agaragaza ko atishimiye urushako ndetse yewe mu gihe babanye cyose atigeze yishimira kwitwa umugore. Mu mwaka wa 2023 nibwo Daniela yahawe icyemezo cyo kubuza Jose Chameleon kumwegera cyangwa se kumutera ubwoba, nyuma yo kumubwira ko azamukorera ihohoterwa mu nzu ye bwite mu rwego rwo gusangiza abandi ubunararibonye bwe no gufasha abagore bari mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Daniela yatangije urubuga yise Diary of the Third Wolf. Ahangaha aganira ku buzima bwe bwite, ibihe byiza n'ibihe bibi yanyuzemo mu myaka 16 ndetse n'uburyo yagiye abona imbaraga zo kwiyubaka ndetse no kubaho neza nyuma yo gutandukana nawe. Kuri ubu ngubu Daniela ni umubyeyi w'abana 5, akaba ari mu rugendo rwo kwiyubaka no gutanga ubutumwa bw'ubwiyunge n'ubwigenge ku bagore benshi. Reka gato tugaruke ku buzima bw'ikirangirire mu muziki Dr. Jose Chameleon, dukomeze turebere hamwe byinshi bitandukanye kuri we. Dukomeza ku mateka y'urugendo rwa muzika rwa Jose Chameleon, ushobora kuba utibuka cyangwa se utarigeze umenya utuntu nk'utu ngutu dutangaje kuri Jose Chameleon. Ngiye kukubwira utuntu 10 dutangaje twaranze iki kirangirire mu muziki Jose Chameleon. Muribuka neza mu mwaka wa 2014 uyu musore yafashe amazina yiyongeraho akicyubahiro ka Dr. kuko yashaka kugaragaza uruhare yagize mu ruhando rwa muzika mu gihugu cya Uganda ko nta wundi muhanzi urabigeraho. Mbere yitwaga Jose Chameleon, aza guhinduka Dr. Jose Chameleon. Ngibi yabikoze yiyumva neza ko ari dogiteri w'umuziki mu gihugu cya Uganda. Icya kabiri, muduyi gushobora kuba utaruzi, twaranze Jose Chameleon yarongoye umukobwa uzwi mu muryango mugari wa Uganda. Uyu ni Jeanette. Waba se wari uhari ubwo uyu muhanzi wa mbere muri Afurika y'Uburasirazuba yuzuzaga logo cricket stadium mu bafana barenga 40,000? Uyu ni Dr. Jose Chameleon Mayanja wabikoze wenyine. Wamenye se ko uyu muhungu yahuye n'uruva gusenya muri 2012 ubwo yari mu gihugu cya Tanzania. Uruhushya rwe rw'inzira cyangwa se uruzwi nka passport rukaza gufatirwa n'uwitwa Eric Shidia wamushinzaga akayabo k'amadolari y'Amerika 3,500. Ahangaha Chameleon byamusabye kwiyambaza ibyangombwa by'agateganyo kugira ngo abashe gusohoka muri Tanzania sure muri Uganda. Iki nacyo kimenye, indirimbo ye ya mbere Ibagera yacurujwe bwa mbere na radio yitwa Metro FM idatunganyije neza, ikizwi nka mastering, nyuma yuko abenshi mu bacuruzi ba muzika bari bayitereranye bavuga ko badashobora kwitunganya. Harundi se wari warigeze kubikubwira? Mu mwaka wa 2006 uyu mugabo yasize abafana be mu gihirahiro ubwo bamutegerezaga ku rubyiniro bwa Momba Night Club rw'i Mombasa muri Kenya. Nyamara buri iminota mike azamuke kuri ku rubyiniro ahita burirwa irengero, ndetse ngo muri iryo joro akaba yavuye muri uwo mujyi wa Mombasa. Ibuka neza mu mwaka wa 2000 yakundanye n'umuzungukazi Onsiagre akanamuririmba indirimbo zitandukanye, aho yamuririmbiye aho anamuririmbira yamwita Dorothea. Ni mu ndirimbo yamenyekanye cyane nka Dorothea. Waruzi ko se uyu mugabo ari we wabashije kuvumbura impano y'abasore babiri bamenyekanye nka Radio and Weasel mu itsinda rya Good Life? Ese wigeze umenya ko mu mwaka wa 2004 yakoze agashya muri Serena Hotel Kampala agakora igitaramo kwinjira yishyuza miliyoni y'amashiringi ya Uganda, ndetse yewe amatike bayagura ari menshi, yari afite igikundiro. Waruzi ko se ko uyu mugabo nyuma y'impano y'ubuhanzi afite impano yo gukora nk'ubushyushya rugamba bizwi nka MC mu bihe bitandukanye? Ibi ngibi yabibayemo igihe kinini mu Burundi mbere y'uko yigaragaza nk'umuhanzi. Nizeye ko rero
udatungurwa cyane nuko uyu muhungu ari mu bahanzi 10 bakize muri Afurika yose, aho ku rutonde rwashyizwe hanze n'urubuga ati Promoter Africa aza ku mwanya wa 10 mu bahanzi bakungahaye muri Afurika yose. Yitwa Dr. Jose Chameleon. Ese magingo aya ngaya ubuzima bwe bumeze gute? Ahagaze gute? Ibikorwa bya muzika kuri ubu ari kubikora ate? Mu kumenya ubuzima n'imibereho bya Dr. Jose Chameleon, reka dusubire inyuma gato mu mwaka wa 2023. Ubuzima bw'uyu muririmbyi w'umugande wubatse amateka mu muziki Jose Chameleon bwari bugeze aho rukomeye, ndetse bamwe batangiye kumuhangayikira kubera ibihe yari arimo. Uyu muhanzi w'imyaka 46 y'amavuko, ibinyamakuru bitandukanye muri Uganda byatangaje ko yafashwe n'uburwayi bwo mu nda ubwo yajyaga gusura abana be n'umugore. Bivuga ko urugendo yakoze muri icyo gihe yageze muri Amerika ubuzima buramuhinduka kubera kurwara inyama zo mu nda. Uyu muhanzi yahise ajyanwa mu bitaro biherereye muri Minisitiri Gitaraganya, ndetse we ajyanwa ahashyirwa inembe, anajyanwa ahajyanwa ko abantu babagwa. Nyuma yo kubagwa yaciwe $350,000 y'amashiringi ya Uganda. Ni ukuvuga ngo ni amafaranga asaga $116 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga y'u Rwanda menshi cyane. Nyuma yo kubona ko kwishyura bigoye, yitabaje Minisitiri w'Intebe muri Uganda witwa Robin Nabango amusaba ubufasha. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye byatangaje ko abahanzi b'ingenzi ba Jose Chameleon ndetse n'inshuti ze za hafi aribo bifashishijwe mu biganiro na guverinoma ngo baharebe icyakorwa ngo ayo mafaranga aboneke, abone uko yishyura ibitaro. Jose Chameleon yari amaze imyaka 2 afite uburwayi bwo mu nda, ndetse agirwa inama n'abaganga zo kwibagisha kenshi ariko ntabikore. Muri Kanama mu mwaka wa 2021 nabwo Jose Chameleon yajyanwe mu bitaro kubera uburwayi yagize mu nda. Se wa Jose Chameleon yavuze ko uyu muhanzi yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atameze neza, ayezeyo basanga afite ikibazo cy'igifu cyaje kumuviramo kuremba. Dukomeza n'amakuru ku buzima ndetse n'imibereho by'ikirangirire Jose Chameleon. Kiwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025 mu butumwa yageneye abakunzi be nyuma y'igikorwa cyo kumufata ibizamini cyabiriye mu bitaro bya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jose Chameleon yashimiye abantu bose ndetse n'abamusengeye, abamufashe mu buryo bwose. Yandika amagambo akomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga ze ati byari urugendo rurerure ariko urukundo rwanze byose. Sinzahwema kwiringira ko umucunguzi wanjye kazankura muri byose, icyubahiro n'icy'Imana ibihe byose. Joseph Mayanja wajyanwe muri Amerika ubuzima bugeze habi, kuri ubu ntiyigeze agaragaza uko amerewe nyuma y'ibyo bizamini yafashwe. Gusa muri raporo iheruka byavugaga ko impyiko yiwe itameze neza ndetse afite n'uburwayi bya infection bugize umubiri wose. Nyuma y'igihe kirekire uyu muhanzi ari kwitabwaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu minsi yashize yagarutse mu gihugu cya Uganda, yewe anagaruka anameze neza. Aha yanagaragarije abakunzi be ko muri iyi minsi azarabataramira. Nubwo uyu muhanzi afite ibibazo bikomeye cyane by'ubuzima, abaganga bagiye bamutegeka kudakoresha ibisindisha. Gusa ikibabaje, mu minsi ishize avuye mu kwivuza muri Amerika yagaragaye mu kabyiniro ko mu gihugu cya Uganda Kampala afata ibisindisha. Abakunzi be batangaza byinshi bigiye bitandukanye, nubwo we ntacyo yigeze abitangazaho. Ese amaherezo azaba yahe? Kuri ubu ngubu ari mu gihugu cya Uganda, ndetse ari no kwizeza abakunzi be igitaramo cya vuba kizaba ku itariki y'ejo. Akigera mu Rwanda, mu kiganiro yakoze kuri Versace ari kumwe n'umunyamakuru Nzeyimana, yavuze yuko ari buze kwifatanya n'abantu bo mu marange kuri uyu wa gatandatu, ashobora kuza gusangira nabo nta gihindutse, kandi yuko abagenda muri zone ahangaha mu mujyi wa Kigali ashobora kuza kubasanganira akabasuhuza. Ndabashimiye cyane mwe tubana umunsi ku wundi kuri BURI TV. Ndabashimiye mwe mwamaze gukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu ajya bakomeza bageraho kuri 5 kuri 5. Nge nitwa Bizimana Dani, mukomeze kugira ibihe byiza.